Murakaza neza nanone muri the 10-minute concert mwigezwaho na meditation music. Muri kumwe nanjye lranzi Elyse. Mbere yuko dutangira mureke dusenge. Mana ihoraho, turagushimiye turaguhimbaje kubw'ubuntu bwawe kuba utugejeje ahantu izina ryawe ry'icyubahiro, bwatuyobore mu bigiye kuhakorerwa mu izina rya Yesu. Ninduye umunyamibabaro usa n'uwamenyereye intimba, nta gikundiro afite abantu bamwima amaso. Ninde jambo wahozeho nyir'imbaraga zo gukiza, ntare yo mu muryango wa Yuda, mutabazi w'isi yose. Icyo nagambiriye ku munsi wo guhorera w'inzigo, none n'umwanya wo gucungura abantu banjye uratashye. Uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati, ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'Imana, kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese, ubwoko bw'abami n'abatambyi bihora. Iremeye ubwoko bumwe, ishyanga yiguriye amaraso ye, ubwoko bw'abami n'abatambyi bihoraho. Uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati, ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama, kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mu isi. Iremeye ubwoko bumwe, ishyanga yiguriye amaraso ye, ubwoko bw'abami n'abatambyi bihoraho. Uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati, ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama, kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mu isi. Yiremeye ubwoko bumwe, ishyanga yiguriye amaraso ye, ubwoko bw'abami n'abatambyi bihoraho. Umaze kuturirimbira indirimbo nimwe. Amakuru y'iminsi ntago twari duherukanye kabisa, duherukana muri session zashize muri Thank You Lord, ndakeka ari aho ngaho. So kari mburirimbye kari neza ariko nibyo nyine tuzaza dutanga uko bwije n'uko bukeye kuri meditation music. Icyo twakira impano zitandukanye. Hari ukuntu umuntu aba afitemo impano
akaba ashaka kuyisangiza abandi cyane cyane mu bijyanye no kuririmba ariko kuko niho turi ubu ngubu. Ufite impano yo kuririmba wese mbonereho nanabitangaze, muri description y'ino video ndashyiramo nimero. Umuntu wese wifuza kuba yaririmba muri no the 10-minute concert wese ni karibu yatugana tugasharinga. Hari n'abatubwira ibyo twagakosoye, ibyo twakoze neza, ibyo twakoze nako nabi, nabyo tuba dushaka kubimenya kugira ngo ubutaha tumenye ngo turahica abantu kizima. Wakoze cyane Elyse. Nubwo akenshi ngiye nkunze kuba nibereye mu bijyanye na tekinoloji ya channel nyine kugira ngo turebe ko byatungana muri recording, ndimo gucuranga. Ntabwo akenshi nkunze kuvuga ariko uyu munsi reka tuvuge no kuri iki kintu nyine numvishe nshaka kuvuga kabisa. Okay, ndibuze no kubaririmbira akantu gatoya mu minota iri buze ariko nta kantu gatoya ubwo kuririmba ntago ari ibintu no kugerageza. Yeah. Gusa nyine wakoze cyane kubw'umwanya wawe. Uyu mugabo turabana cyane ko bwije nuko bukeye. Ahanini hari n'izindi session zikorwa akaba yatanzemo nk'ibitekerezo, adahari ariko yatanzemo ibitekerezo. Urumva ko nawe afite icyo akora muri meditation. Si nawe gusa, hari n'abandi baba bari inyuma ya kamera. Reka dusuze umugabo bita Yves. Yamwita Yves. Nkunze kumwita Fanda ariko icyo cyo ntacyo. Nkunze kumwita Fanda ariko ni Yves nyine turitiranwa ariko kugira ngo tubitandukanye yitwa Yves Afanda. Ariko nimumbaze ngo irya Fanda ryaturutse hehe. Ubwo nyine niko bimeze, niko akunda umuntu bamwita izina nyine rikaba. Nabo bari kuri kamera habari Joshua. Nanjye mba ndi muri system, muri ibi by'amasysteme yo kubihuza guhuza ayo mashusho nizo n'ama recording mfatanyije nabo bahungu tugakora kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko birakomeye cyane, sinzi ni nawe ujye ubibona. Kurepeta, guhuza abantu ngo babe bari hamwe nabyo biba bifite mu buryo bigoye nyine. Ni nka project umwanya na project y'igitangirira gorana buriya. Hari n'akandi kabazo kabayemo isa nkaho igize cyo nakwita ntiyaboneka, hacamo nk'amezi 2 itaboneka. Twagira ngo dutegure nyine ibintu twari twabonye muri sound harimo ikibazo, bidusaba kujya gushaka n'ibikoresho nubwo n'ubungu bitaraba byinshi, ariko twari turareba ku cya quality ya video, tureba ku majwi, tureba ku bafatanya bikorwa. Ariko byagiye bimera neza. Hari aho ubungubu tugeze. So ni karibu cyane, ndizera ko n'ubutaha uzaza tukongera tugakora. Uyu munsi waturirimbiye, uracyanafite n'izindi ndirimbo 2 ndakeka. Nibutsa abantu hano ikintu dukora n'uburyo bwo gutarama dukoresheje indirimbo z'abahanzi cyangwa se zakunzwe cyangwa se z'amakorari, tukazisubiramo kugira ngo abantu bishime nyine cyangwa se dutaramane. Ndumva ari n'ibyo ngibyo. Nuko nari mvuze ati reka mfata akanya. Yatangiye ntahari, arimo gutangira ikiganiro, narindi inyuma hariya turaza ducuranga indirimbo. Amazina yanjye nanjye baraseze bayazira batinyuka. Amazina yanjye ni Yves nanjye nk'abantunganya umuziki n'ibindi bintu byose bijyanye na production. Yego. Akaba abafatanya nyine n'aba bantu kugira ngo tubagezeho ibintu bisobanutse. So ndumva ibyo bihagije rero. Ubwo reka twikomereze twitaramire. Ibindi byo ni nyuma. Hari abantu bagiye bambwira ngo nanjye nzaririmbe. Nawe urabihamya ko njye ndirimbira inyuma y'amaridora. Okay.
ntago ari ibintu birenze cyane kuko ntago ndi umuririmbyi kuko akenshi mba ndi kureba ibyo baririmbye gusa nyine ntago naburaho dukeya nanjye nakora ariko kuko abinsabye muri session yawe reka mbikore reka bibeho reka dukoresha akaririmbo kitwa twamamaze hose reka ndirimbe nk'agakorasi twumve sinzi niba n'amagambo nyibuka neza ariko ndagerageza twamamaze hose ko Yesu ari umwami Yesu ni umwami w'amahoro abari mu ngoma ye bafite umutekano iby'isi mubona nibibahamure twamamaze hose ko Yesu ari umwami Yesu ni umwami w'amahoro abari mu ngoma ye bafite umutekano iby'isi mubona nibibahamure tugahita tujya ku gice mumbe hafi tuvuge ibyo uyu mwami w'amahoro azahora ari ku ngoma ingoma ye ntizahanguka hoya ntabwo izahanguka Yesu azahora ari ku ngoma twamamaze hose ko Yesu ari umwami Yesu ni umwami w'amahoro abari mu ngoma ye bafite umutekano w'iby'isi mubona ko Yesu ari umwami Yesu ni umwami w'amahoro abari mu ngoma ye bafite umutekano iby'isi mubona nibibahamure si ibyo se buriya okay ni ukugerageza nyine ni ukugakubitamo ariko ubundi wamfashije ako kana ako gace gusa twamamaze hose ko Yesu ari umwami Yesu ni umwami w'amahoro abari mu ngoma ye bafite umutekano iby'isi mubona nibibahamure twamamaze hose ko Yesu ari umwami Yesu ni umwami w'amahoro abari mu ngoma ye bafite umutekano iby'isi mubona nibibahamure urumva bari sawa cyane kuririmba biraryoha bajye baza birebere kandi banadushyigikire bakoreshe kugira ngo bitere imbere ariko dufite n'izindi session ziri inyuma nazo nabyita session ntago zirafatwa ariko nzi ko hari session nyinshi dutegura kuzakora turategura n'amakonseri amakonseri tugahurizamo abantu nyine benshi bakaririmba numva ari ibyo urumva badukurikire banadutera inkunga ibitekerezo hari n'abantu benshi bagiye bansaba ibintu muri comment ndazisoma narabibonye hari nk'indirimbo bagiye bampari n'abaciye mu gikari bambwira n'indirimbo ndasuhuza cyane umupapa bita Salomo ni umuntu wa hafi uri mu bantu batumye menya umuziki kuri dukenzi nyine nawe akunda kungira inama ku tuntu yagiye abona atuba hafi nka meditation tugashimira n'undi mugabo witwa Roti nawe ni umucuranzi mwiza niba wanyigishije gucuranga piano
anantangirira ibintu byo bijyanye na production biriya kuriya njya nkora. Niwe muntu wampaye nk'urufunguzo. Abo bantu uko ari babiri reka nabo bavuzeho kubera ko hari ibyifuzo byabo byinshi bagiye bambwira tugomba kuzakora n'indirimbo, nzazibabwira uzamfasha. Twakomeje n'indirimbo zawe rero ugiye kongera uturirimbire indirimbo nk'ebyiri kabisa. Sawa sawa cyane. Twazifasha akaruhuko gatoya. Ndumva ngiye ibyo nagomba kuvuga byarangiye, ubwo reka dukore nk'udukava tubiri dusoza ikiganiro. Ugiye kudukorera iyihe n'iyihe? Hari indirimbo y'abakurikiye Yesu yitwa amazina agenda agorana. Wowe nanjye, wowe nanjye, isi iratubabaza. Niyo ngiyo turakurikizaho indirimbo iherutse vuba ahangaha yakunzwe cyane yitwa Nyobora ya The Clarion Call. Iyi ndirimbo nta muntu utayikunda nkeka kabisa. Iyi ngiyo yindi urufunguzo turafatira ku ruhe? Reka duhere kuri iyo y'abakurikiye Yesu. Yitwa aravuze ngo wowe nanjye, batwumva urufunguzo. wowe nanjye, wowe nanjye, isi iratubabaza. Ninde ufite amahoro ku isi? Nta rukundo mu bisi, ubugome bwarimitsweho. Yesu ngwino udukize, wowe nanjye, isi iratubabaza. Ninde ufite amahoro mu isi? Nta rukundo mu bisi, ubugome bwarimitsweho. Yesu ngwino udukize, wowe nanjye, isi iratubabaza. Ninde ufite amahoro mu isi? Nta rukundo mu bisi, ubugome bwarimitsweho. Yesu ngwino udukize, Yesu ngwino udukize. Ni hatari. Dukurikizeho iyi ngiyi. Nyobora mwamwinda kwifuza, mfata ukuboko unyambutse ungeze imuhira. N'ubw'imiraba yiyongera, ni wowe niringiye. Nyobora mwamwinda kwifuza, mfata ukuboko unyambutse ungeze imuhira. N'ubw'imiraba yiyongera, ni wowe niringiye. Nyobora mwamwinda kwifuza,
fata ukuboko unyambutse ungeze imuhira n'ubw'imiraba yiyongera ni wowe niringiye ni wowe niringiye nyobora nkaminda kwifuza fata ukuboko unyambutse ungeze imuhira n'ubw'imiraba yiyongera ni wowe niringiye ni wowe niringiye abo ya ndakeka kuri uyu munsi byari ibyo ngibyo ni ibi ni ibi ngibi ni ibi kabisa. Okay, niba nkundira abari ku buhanga bw'ibyuma bagushyire bagushyiraho kamera, bakwegereze kamera, noneho ugire ikintu ubwira abantu bari badukurikiye, unadusoreza iki konseri yacu twakoze. Nubwo uyu munsi hatabayemo indirimbo nyinshi, batwihanganire nuko hari n'utuntu twashaka kuvugamo, yego, ariko ndakeka ko iyo ubutaha zaba ari indirimbo gusa cyane rwose. Turabitegura, turabiteganya kabisa. yego, bagushyiraho kamera rero, ubabwire uko bimeze, udusoreze. Turabashimira cyane mwebwe mwakomeje kubana natwe kugeza kuri uyu munota. Iki yari the 10-minute concert kandi rwose izanagaruka. Turabifuriza kugira ngo muzakomeze kubana natwe, mukomeze gukurikirana n'ibyo tubategurira biri imbere. N'ubundi nk'uko twatangiye dusenga, reka n'ubundi turongera dusoze dusenga. Dusenge. Mana, turagushimiye cyane yuko tubashishije iyi gahunda ikabigeze ku musozo. Turakwinginze ngo no kubiri imbere uzakomeze uturinde kandi uhire buri wese wabashije kureba no gukurikirana iyi konseri. Amen. Sawa sawa. Murakoze cyane. Next time ndakeka abo tuzaturi kumwe n'indirimbo nyinshi cyane. murakoze cyane.